Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana nabane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Waba uri mushyashya aribwo ugikora subscribe ukibaza ngo ni iki babwira abantu. Hano nta bindi tuvuga, ni ukubabwira ko muri beza, ni ukubabwira ko tubakunda, ni ukubabwira ko tubashimira, ni ukubabwira ko muri ingenzi. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, abantu benshi bagiye bacibwa intege n'abantu bakabakomeje, bagiye bagira za depression. Twaravuze ngo ni iki twakora, reka tubwire abantu ibyiza byabo, reka tubashimire, reka tubabwire ko abantu ari ab'umumaro, reka tubabwire ko abantu mu gihe cyose uriho, mu gihe cyose ugihumeka wabasha gukora ibyiza. Ibyo rero nibyo tubwira abantu, ibyo ngibyo nibyo dukora. Hanyuma rero tunabarangira ahantu heza mushobora kubafasha, ahantu heza mushobora gusanga ibintu, abantu bashaka kudodesha imyenda, abantu mufite ibirori, abantu mufite iminsi mikuru. Dore turi mu mezi meza yo gukora ibirori. Grace arabadodera imyenda myiza. Nimero ye ni 078850957573. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge. Uramuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp akagufasha, ukamubwira ngo nkeneye ibi n'ibi. Uri hanze y'u Rwanda, uri mu Rwanda, uri mu ntara, Grace aragukorera umwenda wawe ukazakugereraho igihe. Hanyuma namwe rero abandi mushaka kwambara neza imyenda isanzwe y'amacaguwa, yo mu kazi, y'ibirori. Hari abantu bamwegeze kumbwira ngo ese ngo ibyo bintu biracyaba ngo byo kugira umwenda w'ubukwe, ngo n'umwenda ngo wo kujyana mu kazi. Ku bantu bamwe biracyabaho, ugasanga umuntu afite imyenda akavuga ngo iyi myenda irubashywe cyane, niyo kujyana mu nzu y'Imana, iyi nayo niyo kujyana mu kazi. Hari abantu bamwe na bamwe rero baba babifite cyangwa batabifite. Imyenda iyo ari yo yose waba wifuza, Nunu aragufasha. Nunu akorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank. Nimero ye ni 0788708835. Aho ngaho Nunu niho abari, Nunu aragufasha. Hanyuma rero undi muntu wagufasha kubona imodoka nziza, imodoka zijyanye n'igihe za Mybrid ni Fabiola, ni kuri 0788913097. Fabiola aragufasha kubona imodoka nziza kandi zijyanye n'igihe. Uramusobanuza ku bintu byose bijyanye n'imodoka akagufasha. Hanyuma rero abifuza amavaze, abifuza gutegura mu rugo neza, abifuza gukora jardin, abifuza imitako myiza ijyanye n'urugo rwanyu, Yvette byose arabafasha, arahari ku bwanyu. Nimero ye nawe ni 078856512258. Uramuhamagara cyangwa ukamwandikira, nawe aragufasha. Uwo ni Yvette. Hanyuma rero nanjye nkomeje kubashimira cyane abantu mufata umwanya wanyu mukumva ibiganiro, mugakora share, mugakora subscribe, mwanarangiza mukanyandikira inbox mukambwira ati courage. Zira courage zanyu zirankomeza, zituma nyine ngira courage mu bintu byose nkura, nkarushaho gushakisha kugira ngo mbategurire neza ibiganiro twese hamwe bidufasha ndetse bitwungura ubwenge. Ndabashimiye rero cyane, Imana ibaha umugisha. Ikindi ushobora kuba aribwo uri mushya uri gukurikirana ibiganiro byacu, rwose ndabizeza ko ntago nkora ibiganiro, murabibona ko byagiye bihinduka. Ntago nkikora ibiganiro birebire kugira ngo mutarambirwa, mudacika intege, mukagenda mutanabishoje. Nkora ibiganiro bigufiya ariko kugira ngo message nzanye, ubutumwa mbazaniye burusheho kubageza kure, ndetse nanjye bugira ahantu butuvana, bugire n'ahantu butugeza. Rero ndakwizeza ko niwumva neza iki kiganiro ukaryoherwa, birarushaho kugira gute, kugenda neza. Ndetse ushobora no kucyumva, wakumva ibyo bintu bitakureba, ugahita uvuga ngo ariko nzi umuntu ukeneye ibi bintu, nzi umuntu wibaza muri ibi bintu, nzi umuntu udasobanukiwe. Ibyo rero hamwe namwe, hamwe nanjye, twese twafatanya tugafatikanya, ubutumwa bukagera kure, ndetse tukarushaho kugira ubuzima bwiza ndetse n'umuryango wishimye. Uyu munsi rero narebye ndavuga ngo ni iki twaganiraho. Murabizi ko iyo tutakoze ama surprise, nibutsa n'abantu bashya, hano dukora surprise, dutungura abantu bakeneye urukundo, abantu bakeneye kubwirwa amagambo meza. Wa muntu uzi wababaye uratubwira ngo uyu muntu muzamugeraho, tukagerageza. Ntago biba byoroshye, si ibintu twakora buri munsi, ariko uko Imana izagenda idushoboza rwose tuzabikora. Tuzanashiduka uko turushaho gukura, uko murushaho kuza mukabana natwe, tuzagezaho ari byo biganiro tuzajya dukora cyane. Mwabonye ko bisaba ubushobozi, bisaba uburyo, ariko uko burushaho kuboneka, uko Imana iduha umugisha, natwe tuzarushaho kubera abandi umugisha, abantu barushaho kwishima ndetse barushaho kugenda neza. Hanyuma rero uyu munsi narebye ndavuga ngo ni ibiki tugomba gukora. Naje gusanga nkareba, murabibona icyo umuntu afite, nkunda kuvuga ngo icyo umuntu afite ni icyo atanga. Ntabwo ushobora gutanga ikintu udafite.
abantu benshi mu muryango mubirebye neza bari mu mubabaro, bari mu miryango batishimiye bitewe n'iki? Aba bana cyangwa aba bari abana bakavamo abagore, twebwe tukavamo n'abandi bagabo. Abo bantu baduha ibyo bakiriye, natwe dutanga ibyo twakiriye. Nimba umuntu nta rukundo yabonye, nimba umuntu nta burere bwiza yabonye, nimba uwo muntu atarigeze agira amahirwe yo kubana n'ababyeyi be ngo bamwiteho bamuhe umwanya, uwo muntu urumva azaguha iki? Azaguha ibikomere, azaguha umubabaro we. Ubundi ni iki twakora? Ni ubuhe burere, ni ubuhe burezi, ni ubuhe burere ku mwana wawe? Ni iki umwana akeneye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse tunategure ejo hazaza. Tumutegure nimba ari umuhungu, umugore wazishimye, bazagira urugo rwishimye, umugore atari mu bikomere. Ese nimba ufite umukobwa, ni igiki wategura ku mwana wawe? Uwo mugabo akazasanga umugore amuha ibyiza, akagira umuryango wishimye, atakira ibikomere. Hari ibintu rero bikeya narebye byadufasha mu burezi n'uburere bw'abana bacu kugira ngo barusheho kugenda neza. Ikintu cya mbere nabonye cyafasha abana bacu mu burezi no mu burere kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ni ukubabera icyitegererezo. Wakwibaza ngo ubu nabera umwana wanjye icyitegererezo gute? Ngo si icyitegererezo nakiba gute? Kuba icyitegererezo mu mico, mu myifatire. Umwana ni nkaho iyo umwana ari muto, ni wowe kuno umuntu avuga ngo mfite role model, ni wowe uba uri role model we, ni wowe aba areberaho. Ibyo ukora byose aba azi ko ariko bigenda gute, ariko bikorwa, ariko bigomba kuba. Kuko ushobora no kumubwira ikintu agahita avuga ngo ya mama yarambwiye ngo ni bibi, papa yarambwiye ni bibi. Bitewe n'iki? Arabibona. Nimba umwana azareba ababyeyi akabona ababyeyi bahora mu mvururu hasi hejuru, bahora bagurukana, umwana uzi ngo we azakura ameze gute? Azakura yumva ko abana nyine ari uguhora gutyo. Nimba abona mama wabuza amahoro umugabo we, papa we, azavuga ngo ni uku bimera, ni uku umuryango umeze, ni uku urugo ruba rumeze. Nimba ari umukobwa azagenda nawe ameze atya, yumve ko uko mama we yari atwaye se ariko azagira gute, azamutwara. Bivuze iki rero? Bivuze ngo twebwe tugomba kubera abana bacu urugero mu mico no mu myifatire. Nuzirikana ko ugomba kubera umwana uwo areberaho, bizagufasha kugira imyitwarire myiza. Icya mbere rero cyafasha abana mu burere bwiza ndetse n'uburezi bwiza twabaha, ni ukubabera icyitegererezo cyiza mu byo dukora byose, mu byo uri gukora byose. Nk'urugero, uzi ko ushobora kugenda ugiye kwiborosa, waba ugiye umwana nawe akaza yiruka, ari nijoro ugiye kujya kuryama uri kwiborosa, umwana nawe akahita aza akahita avuga ngo mama ngo nanjye kwiborosa. Ntabwo yari abifite muri gahunda, ariko abonye ko ubigenda gute mu iborosa. Nimba mubyutse akabona musenga, nimba mugiye kurya akabona musenga, nijoro iyo mugiye kuryama akabona urabyibagiwe uguha agaco, arakubwira ngo mama oya dusenge. Kubera iki? Wamubereye urugero, wamubereye icyitegererezo. Ibyo rero ni ikintu cya mbere cyafasha abana, ndetse kikanabafasha muri ubu buzima bakazarushaho kugira umuryango bishimiye. Ikintu cya kabiri rero ni ukubatoza gusohoka no gutembera. Hano mu gusohoka no gutembera harimo no kubatoza gusura imiryango. Mu gusohoka harimo no gusurana, kwita ku muryango, kwita ku nshuti. Abana ntibaba abantu batinya. Mujya mubibona hari igihe ubona umwana mwajya gusura abantu ukabona umwana yatinye, kandi mu by'ukuri wenda ntabwo ari mu myaka yo gutinya. Ukabona umwana yikunje ntashaka kuva ku babyeyi. Bitewe n'iki? Umwana ahora mu rugo, umwana nta hantu ababyeyi be bahurira nawe, ntaho bamujyana. Kino kintu cyo kwita ku bana no kubasohokana no kubatemberana, ndahera aho mbwire ababyeyi. Hari ababyeyi bikunda, ugasanga umubyeyi kuva kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu aba ari mu kazi. Umwanya nabonye wo muri wikendi arajya muri bridal shower, navayo ajye guhura n'inshuti ze, ugasanga umwana nta mwanya afite, nta mwanya abonerwa n'umubyeyi. Ntabwo umubyeyi yita ku mwana. Ababyeyi benshi cyane, bamwe na bamwe ushobora kuba utarimo ariko ukaba uzurimo, kuko ubitekereje neza nturi bubure nka babiri uzi cyangwa batatu. Ababyeyi benshi barafata amafaranga bakayashora mu bintu biri bwokipa abana, babazanira ababarera benshi, bagire 3 cyangwa 4, bagira abo bazajya babajyana ku ishuri mu masiporo, bagira babakurayo, babagire abone aho bajya koga, bajye kwiga karate, bajye kwiga taekwondo, imikino myinshi abana mbese bagira ibintu bahugiramo.
kubera iki? Kuko ababyeyi ntibafite umwanya wo kwita ku bana. Ariko se uwo mwana uri gutoza ko ubuzima bwose afashwa n'abantu batagira icyo bapfana nawe, aba hafi y'abantu batari ababyeyi be cyangwa batari inshuti ze cyangwa atari umuryango we, uwo mwana uzi ngo we ejo hazaza abe azabitaho gute? Nawe azajya ababyara narangiza bakiri bato ahita ajyana muri kreshe, aho baviriye muri kreshe bajye kwiga kubyina, bige gukina, bige koga, imikino yose, mbese babura umwanya nawe wo kwita ku bana no kwita ku babyeyi. Ababyeyi rero hano dukwiye kwita ku bana bacu. Iki kintu hari abantu bamwe na bamwe usanga bavuga ngo abana ngo baje badusanga mu buzima, ngo abana ngo baje badusanga mu buzima ngo kandi ngo bazabudusigamo, ngo bazagenda mu buzima bwabo. Ni byiza koko bazagenda, ariko se bazajyana iki? Ese uwo muntu urumva urugo rwe ruzaba rwishimye cyangwa ruzaba ari urugo rwuzuye ibikomere? Nimba ushaka ko umwana wawe azavamo umugabo wishimye, ni wowe uzabitegura. Nimba ushaka ko azavamo umugore mwiza wishimye, ni wowe ubitegura. Urabitegura gute? Urabitegura ubimuha, urabitegura bitewe n'uko umufata, n'umwanya umuha, n'ibyo umwereka, kuko ibyo umuhaye nawe rwose ari capable yo kuzabitanga uko wabimuhaye. Rero mwite ku bana banyu, mubagenera umwanya wose ubonye mubyeyi, wite ku mwana wawe. Ikindi kintu rero cya gatatu ni ukubigisha kwimakaza ineza, kwigisha umwana kwimakaza amahoro, kwigisha umwana ko aho abonye ibintu by'imvururu ari umwana, nimba afite barumuna be abatoza amahoro, ababwira tumva ibisuku bigenda, ibisuku bikorwa, ibisuku bimeze. Umwana agire gute? Abe kwimakaza amahoro. Abantu nibatangira gusakuza, ari n'abamurera batangiye kuzana imvururu, hari ibyo batumvikanaho, bababwira ati oya, ibi bintu rwose ntabwo ari byo, ibi bintu si uku bikorwa. Umwana agire gute? Abaturisha. Ikindi kintu ugomba gukora, ugomba guhora uhari ku bwabo. Ibintu byose nta kintu gifite agaciro kuruta abana bawe, nta kintu gifite agaciro kuruta umuryango wawe, nta kintu gifite agaciro kuruta amaraso yawe. Hari ababyeyi bamwe na bamwe usanga nyine bibera mu buzima nabwita bwo kwiryohereza, ubuzima buryoshye, ubuzima navuga bwo gusireyinga, bahora bagiye, ejo twagiye Zanzibar, ejo twagarutse turi Rubavu, ariko abana bari mu rugo. Abo bana ntuzi ngo bariye, abo bana ntuzi ngo boze, abo bana ntuzi ngo baryamye, abo bana ntabwo uzi ubuzima bwabo. Hari abantu bamwe bari bafite umuntu ubafasha kurera umwana, ntabwo bose ari babi, si icyo ngiye kuvugira. Barangiza baba barabacunze bazi n'amasaha amuvira ku kazi, amasaha yagera agahita afata umwana akamutotobeka, akamusiga, akamutotobeka ibikotori byinshi, yarangiza akamuhata, nimba ari amata nimba ari ibiki byamuhaye akabimusiga no ku munwa, ubundi akamukubita mu mugongo, akaba atangiye akamutembereza mu rugo, ari kumuzembagiza. Mwaza aza amasaha muzira, aza amasaha yambutiyaje, aza amasaha muri bugerere mu rugo. Mwahagera rero ugasanga umwana ari mu mugongo, wabona akantu gatoya hano uti umwana yahaze, mu by'ukuri ntuzi nimba yahaze amazi, ntuzi nimba yahaze amata, ntuzi icyo umwana yahaze, nawe ukabushyize aho uti ubu ngubu umwana ahise aryama. Mu by'ukuri uzi ko uwo mwana yigeze aryama ku manywa? Umwanya ubonye urahageze uti nzaba ndi kumwe n'inshuti zanjye, mfite umwanya wo kwita hamwe n'inshuti zanjye. Ese abana ubitayeho ryari? Abana bakubonye ryari? Ampereho mbwire n'ababyeyi, bijye biba byiza mubyeyi ufite umwana, ushaka ko umwana wagira ubuzima bwiza, inyabye gira gutyo, uhinduremo gato, uhindure amasaha wagereraga mu rugo. Nimba nta na gahunda ufite, ukore utugahunda turi aho tworoheje, winyabye ahantu uze kugaruka, uze urebe uko umwana ameze. Abana ni abana batoya bataragera igihe cyo kuvuga, hari amasinye baduha kugira ngo batwereke ko ibintu bibabangamiye, ariko tw'ababyeyi ntitubyiteho. Umwana uzamusigira umuntu, nurangiza umwana ubona ararira, afite ubwoba, arakwizirikaho rimwe kabiri gatatu, uzabona ko nta kibazo kirimo. Uwo mwana azaba ari kukubwira ati nyamara ahantu nsize mama, ahantu uri kunsiga papa, aha hantu hari ikibazo. Ikindi
uragiye ntuzi ubuzima bw'umwana uko bumeze, buri munsi gahunda zose, umwana ntabwo ajya mu nzu y'Imana, umwana ntazi famiye, nta hantu mbese umujyana, mbese umwana ni uwo mu rugo gusa. Uwo mwana ni wa wundi uzagera igihe cyo gutangira no ku ishuri yange n'ishuri, aryange. Ikindi no mu bimenyetso nabwo umujyana ku ishuri buri munsi ukabona ararira, ukabona ntashaka kuvaho, wenda atangiye no kumenya ubwenge, arakwizirikaho. Iryo shuri naryo rikurikirane, kuko umwana naryo arifitiyemo ikibazo. Hari umumama twigeze guhura rimwe muri salo turaganira, arambwira ngo ukuntu umukobwa we yari umumama mukuru ufite abuzukuru, ambwira ukuntu umwana we umwuzukuru bamujyanye muri creche, bamugezeyo akagerira akavuza induru akamera nk'ubishe. Hanyuma kandi afite abandi nabo biga bavandimwe be, urumva ari kubyishimira kujya kwiga. Umubyeyi yafase ibi ni ibiki, mama we ntabimenya, akaba ati ni ukudashaka kwiga, ntukutagira gute. Nyuma uwo mukuru ni wamubwira ati ariko mama wigaga muri primaire, atuzi ko ba bebe babakubita ku ishuri. Bebe yagize gute? Yahuye n'izo nkoni, ni umwana muto. Aha mbere umbwire n'ababyeyi mufite abana batoya kandi wenda mudafite akazi kenshi. Ku muntu ufite akazi kenshi, udafite umwanya, udafite uko yita ku bana ngo akurikirane ubuzima bwabo neza, wenda wabajyana muri creche. Ariko nimba uri umubyeyi wirirwa mu rugo, ukaba uri umumama udafite ikintu ukora, udafite akazi, udafite ibintu biguhugije, ba mu rugo. Simvuze ngo uhabe burundu, ariko ugire umwanya wo kwita ku mwana wawe, umenye ngo uyu mwana afite ibi n'ibi n'ibi, uyu mwana ubuzima bwe bumeze gute. Kandi ndababwiza ukuri, umubyeyi wita ku mwana we, umubyeyi ugira umwanya wo kubana n'abana be, abo bantu ntabwo babirebera mu byo kubyibuha no kunanuka ngo tuvuge ngo aba bana nibwo bitaweho, hoya. Ariko umwana witaweho n'ababyeyi be, uwo mwana aragaragara. Umwana wahawe umwanya, usanga umwana adatinya n'abantu, usanga umwana ari shapu, umwana ibintu bye byinshi bigenda byihuta. Bitanavugiye ko abagenda gahoro mu bintu ibyo ngibyo si wabireberaho, ariko hari utuntu wareba kuvuga ngo uyu mwana abana n'ababyeyi be. Wowe uzafata umwana utaragira n'umwaka cyangwa ufite umwaka umwe, umusige konje y'iminsi 4 5, waragiye we n'umugabo wawe. Ese ubwo mwese habura n'umwe wagira undi nama? Habura n'umwe wabwira undi ati ariko si ubu abana tubasize gutya bonyine, uyu muntu tubasigiye abataye? Ko mwabonye, mureke mbabwire, ibi bintu tugomba kureba. Nimba twifuza ko ejo n'ejo bundi hazabaho umuryango wishimye, nimba twifuza ko hazabaho ingo zinezerewe, za divorce zikagabanuka, biradusaba kwita ku bana bacu, biradusaba guha abana bacu uburere buzima n'uburezi bwiza, kugira ngo bazavemo abantu bazima bubatse imiryango yishimye. Umwana uramusize kuva kwa mbere, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu. Murabona ukuntu abantu batwaye n'amatelefone. Telefone zirimo ibintu byinshi bitari byiza. Ushiduka umuntu telefone arareba ibishusho by'urukozasoni, umusigiye umwana wawe. Uwo mwana w'imyaka 5 cyangwa imyaka 6 yiriwe areba amashusho y'ubusambanyi, w'umurera yayarebye mu mutwe we byahindutse. Araza kubyapurikira he? Araza kubitangira bikorera he? Aratangira kubikorera hehe? Kuri abo bana afite. Atangire yirirwa akora ku bana bawe, atangire yirirwe abakoreraho ubufindo. Ntuzigera ubimenya, kubera yuko urataha igicuku. Ntuzigera umenya ngo aba bana boga kangahe, kuko urataha basinziriye, nta mwanya n'umwe ubona wo kwita ku bana bawe. Rero ababyeyi, ikintu wagomba kumenya, haranira uruhare rw'umwana wawe, haranira guha umwana wawe umwanya, cyane cyane mu gihe noneho ahuye n'iki n'ibigoye, no mu gihe yaba adahuye n'ibigoye. Ahangaha mu gihe n'abana bawe, ufite umwana w'umukobwa wenda wagize gutya bamuteye inda bitateganyije, wimuha akato, ba hafi y'umwana wawe, mube hafi. Abana mubumve, abana mubatega amatwi, ibintu abana babaganiriza, mugire umwanya wo kubigenzura, mugire umwanya wo kubikurikirana, muzajya musanga hari mukuri. Utangire wite ku buzima bw'umwana wawe, utangire umenye ngo impinduka z'umwana nizi. Ahangaha ndavugiraho, ngiye gusoza, nabwiye ko nanatinda, mvuga ngo hari ababyeyi usanga bibaye ngombwa, wenda bavuze ati muzazana abana, ababyeyi baraka, ababyeyi barasa neza, ababyeyi bambaye neza, wajya kureba ugasanga kera ari inkweto abana ku ishuri bitaga ngo ni ibibonde. Ugasanga umwana afite nk'imyaka 7 ga primaire, ariko yambaye urukweto rw'ikibonde. Kandi iwabo ni abasirimu, ni abayobozi, ni abantu basobanutse, bari mu modoka nziza zihenze, ariko umwana wamureba ukavuga ngo uyu mwana ni uwe. Rero mureke twite ku bana bacu, tubaho urukundo, tubaho umwanya,
bizarushaho kugenda neza ndetse bizarushaho gutanga umusaruro w'uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza, kuko njye namenye ko ibyo ufite n'ibyo utanga ntabwo ushobora kuzatanga ibyo utahawe. Rero mureke tubahe urukundo, tubahe umwanya, tubahe uburere bwiza, tubahe ubuzima bwiza, tubahe umwanya. Abana bawe niko gaciro kawe, abana bawe niwo muryango wawe, abana bawe ni igice kinini cy'ubuzima bwawe. Nitubitaho rero bizarushaho kugenda neza, bazakura banezerewe, bazakura bishimye, ndetse ubuzima buzabaryohera. Abo bazagira mu muryango wabo nabo bazasarura ibyiza kuko twabahaye ibyiza. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira ibyiza, mukomeze kugira umugisha w'Imana ubabeho, mukomeze mwaguke, hanyuma mukora share, mukora subscribe, mwohereza ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure, ndetse muduhe comment z'ibindi twaganiraho, bizarushaho kugenda neza. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe.